Munyaneza aganira n'itangazamakuru yavuze ko Rwanda nziza ari inyito yahaye iyo ndirimbo ku mpapuro ze za mbere yanditseho amagambo agize iyo ndirimbo. Amaze guhuzwa na bagenzi be, bamwe bashatse ko inyito ihinduka, ariko ababera ibamba abumvisha ko iyo nyito ariyo nziza ibereye. Ati, natangiye indirimbo yitwa Rwanda nziza, ariko mu itangira ryayo hari amakosa nari nakoze. Abandi barambwiraga bati, ibe Rwanda rwiza, Rwanda yacu, Rwanda rwacu, ibintu nk'ibyo. Bakambaza bati, ese ni nziza nk'iki? Biba ngombwa ko tubiganiraho, tubyemeranyaho ikomeza ityo. Bamaze ibyumweru 3 barara badasinziriye. Mu gihe abandi babaga bagiye kuryama, urusaku rucurutse nibwo itsinda ryabo ryabonaga umwanya wo kujya impaka no gusubiramo neza amagambo banditse. Ati, ubundi muri gereza habamo urusaku, nta hantu wabona